mwite Papa Cyangwe, umusore wazamukiye muri Rock Entertainment, yakoze imiziki myinshi ariko byaje kurangira atandukanye nayo, yakomeje gukora imiziki. Ubu tuvugana iminsi ibaye 6, uyu Papa Cyangwe yibwe channel ye. Buri muntu wese uri kujya gushaka ibihangano bya Papa Cyangwe bari kukwereka indirimbo yagiye afatanya n'abandi bahanzi na interview yagiye akora n'ibindi biganiro bimuvugaho. Nta ndirimbo n'imwe iri kugaragara. Papa Cyangwe avuga ko ibi byose bijya gutangira nta burenganzira afite bwo kuyikoresha ariko ayifite, ariko ibyo byaje kurangira nayibuze. Ndagira ngo uyu munsi turebe ese iyi channel ya Papa Cyangwe yari ifite abasubscribe bangahe, yamuhimbaga angahe buri kwezi cyangwa ku mwaka. Wibuke gukanda subscribe, ukanda like, ukanda kuri ako kantu kakazajya buri video nshyizeho uzajya utibona. Ujye muri comment tubwire icyo twazakubwira. Iyi channel ya Papa Cyangwe yafunguwe ku itariki 20 z'ukwa kane 2018. Iyi YouTube channel ya Papa Cyangwe ibi yari ibaruye muri Amerika. Iyi YouTube channel ya Papa Cyangwe yari imaze kujya video 26, ifite abasubscribe 112. Ku bijyanye n'umushahara wa YouTube yabarirwaga ari hagati y'amadolari 102 n'1,600 ku kwezi. Amafaranga y'u Rwanda ararenga 133 na miliyoni na 900 ku kwezi. Ku mwaka yabarirwaga ari hagati y'amadolari 200,000 19,500 y'amadolari y'u Rwanda, ari hagati ya miliyoni na 500 na miliyoni 23. Urumva ko ari igihombo gikomeye yahuye nacyo. Uzamfashe nagarura channel mukande subscribe nk'abafana be. Ayo niyo mafaranga Papa Cyangwe yari asigaye ahembwa na YouTube. Yewe wibagiwe gukanda subscribe, ukande kuri ako kantu kakazagera buri video yose nshyize uzajya utibona. Ukande like, ujye muri comment uvuge wandike icyo twazakubwira utaha. Ukanda like, share mu group ya WhatsApp. Urabukoze cyane. Nitwa Jean Paul TV Show. Bye bye, tuzabare muri video utaha. Ndabakunda cyane.